nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu we, nabaho sindabona umuntu umeze nk'umwami wanjye, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu. Ninde wasa nawe, ninde ngabona zambwire, ninde wasa nawe, ninde ngabona zambwire. Iyo mbyutse mu gitondo gihumeka, nami binyereka urukundo rwawe. Iyo ngenda munzi numva ukuboko kwawe kungose impande zose, ndanezerewe mu mutima wanjye kuko mfite umwami undengera, mfite amahoro n'umutekano muri we. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Source of Joy studio mumaze kumenyera kandi ifite producer yitwa Leopold. Tubashimiye cyane uburyo mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye, kandi tugenda tuyibona mu butumwa mwandika za comment. Ibyo biradukomeza cyane, kadutera imbaraga zo komeza gushaka ibyo tubagezaho. Turabashimiye rero ko mukomeza kubana natwe uyu munsi nkuko tugenda tubikora. Twabazaniye undi mutumirwa. Murabizi ko twatangiye urugendo rwo kureba ibihangano byakorewe muri no studio, tukazana n'ababikoze kugira ngo twongere tubyuze, turebe ubwiza bwabyo, turebe umunezero wabyo, ndetse naho byagize impact positive cyangwa se ingaruka nziza ku bantu. Twongere tubyuze, tunezezwe nabyo kandi dushimira Imana. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa. Ntago ari umushyitsi cyane mu maso yanyu, abenshi yenda ashobora kuba bamubonye bwa mbere, ariko hari abenshi ndabizi neza ko bamuzi. Araza kubibwira. Ni umuhanzi, aririmba indirimbo ari umwe, nkunda gukatira iryo jambo ku giti cye, ahubwo aririmba akora muri carrière solo, ariko kandi n'umuririmbyi muri kuri Siloam. Reka abanza twibwire. JADO, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Jean de Dieu sinzabyibagirwa, bakunda kunyita JADO Sinza. Ndi umukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmba, ndetse n'ahandi hantu hose Uwiteka ambwiye guhagarara nahagarara. Umusozi wari wo wose nyine yangira icyizere nawuhagararaho. Nishimiye kubana nawe. Yego. Aha, iyo zina ndaza kurigara ko gatoya. Turi kumwe kandi na Leopold, turabana hano murabizi, ariko nawe ongera basuhuze Leopold. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Rero turi kumwe n'abari kudufasha muri tekinike. Nagira ngo tubane dusenga Imana rero. Tugimanze dusenga Imana, nsabe Leopold mukoreshe asenge kugira ngo Imana idushyigikire bane natwe, kandi ikiganiro tugira kibubake, kibagirira akamaro. Basenga Imana. Imana yacu turagushimiye cyane. Tugushimiye ko ukomeza ukabana natwe ko bukeye nuko bwije. Umunsi ku wundi tugenda tubona imbaraga zawe, umunsi ku wundi tugenda tubona ibitangaza bishyashya, tugenda tubona ubuzima bushyashya. Icyo ugenda dutegurira mwami, tugenda tubibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu twebwe kwiyumanganya, kutavuga ibitangaza byawe, kutavuga imirimo yawe, byaba ari ukwirengagiza rwose nkana, kuko buri gihe imirimo yawe iratugaragarira,
kandi twumva muri twebwe twuzuyemo amashimwe, twuzuyemo amagambo yo kuvuga ko tugushimiye. Urakoze cyane rero, tugushimiye n'aka kanya uduhaye kugira ngo twongere twumve, twongere tuvuge ineza yawe, twongere tuvuge imirimo n'ibitangaza wagiye ukorana n'abantu bawe, abantu bagiye bakwemerera, bakumva umuhamagaro wawe, bakumva icyo babwiye bakagikora. Natwe uyu munsi turahari kugira ngo twumve icyo wakoranye nabo, turahari kugira ngo twongere twuze tuvuge ineza yawe. Urakoze cyane rero, bana natwe, buri muntu wese ufite icyo agiye gukora muri iki kiganiro ubane nawe, kandi abaduteze amatwi nabo, abatureba abo nabo bahabwa umugisha nawe. Urakoze cyane kuri kumwe natwe kuva dutangiye kugera dusoje, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Arakoze cyane Leopold kutuyobora umwanya wo gusenga. Jado, ugeze gukomoza ku izina ryawe, Sinza bikomoka mu burebure bw'izina ryawe, niho byo wahinnye? sinzabyibagirwa. Sinza ni sinzabyibagirwa, ni impine ya sinzabyibagirwa. Wigeze ubaza muzehe ibijyanye n'iryo zina? Cyane kabisa. Ni ibiki bagatazibagirwa? Kuko buriya ntabwo izina ari ry'umwana, burya izina ni ry'umubyeyi. Nibyo kabisa. Nabwiwe ko ari ibitangaza Imana yabakoreye. Ababyeyi banjye barakijijwe bose, so babanye n'Imana mu buryo nyine babonye nyine ari ibitangaza. Hanyuma muri ubwo buryo ibyiza, imirimo y'Imana, murabizi ko kubana n'Imana nyine byanze bikunze ubona neza tu, ubona neza kuko muri yo nta kindi kivamo, ni urukundo, ni kugirirwa neza, ni imbabazi, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ibitangaza. So nyuma bamaze kubibona rero mvukira muri ibyo bitangaza, baravuga bati ibintu Imana idukoreye ntituzabyibagirwa. Yego, bahita banyita sinzabyibagirwa. Wow, ni byiza ko hano bimenyereye. Hanyuma rero nyuma Sinza, ubundi ntabwo ari njye wabyize, ni abanyamakuru, ariko nkurikiranye nsanga mu Kigande Sinza bivuga himbaza. Numva ni byiza rero, ndavuga noneho ubundi ni bya bitangaza tubihimbarize Uwiteka. Wow. Ku bantu batazi umubyeyi we, so kumuvuga mu izina cyo bimwe bavuga ngo no kutagira ikinyabupfura, ariko yitwa bitangaza. Umubyeyi yitwa bitangaza, umwana sinzabyibagirwa. Umva rero ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo urumva ko bigenda bihurirana. Jado, ubundi uri umusore? Ndi umusore. Ndi umusore ariko ufite gahunda. Yavuba cyane. Nzaguma mu busore, nzabuvamo igihe n'ikigero. Ubwo rero turi gukora ikiganiro ari umusore, argiye wowe uzakireba hashize nk'imyaka 3, 5, 6, 7 yarabaye umugabo atakiri umusore, ariko ubu tubivuga Jado Sinza sinzabyibagirwa ni umusore. Ndashaka ko numva ko dutangira mu buryo hari utakekaga. Numva shaka kuba abantu abanza bakakumenya ho nibura nka 30 seconde Jado nk'umuhanzi, bongera kumenya nka 30 seconde Jado muri Silowamu, akantu gatoye muri Silowamu ushaka ahantu ujya utera ku buryo bumva akavuga ngo uburyo uyu ni wawe undi Jado. No mu ndirimbo zawe ushake iri popira ugatere yo bazititaye ngo yakorewe aha cyangwa se yakorewe hehe, bavuga ngo uyu ni Jado, ubundi tubone kuza gutangira. Ariko buriya hari indirimbo yitwa Nabaho nshyashya kuri hari version ya mbere, hari na version yayo ya kabiri yo muri concert ni Leopold wayikoze version ya kabiri. Mva korora twakora Nabaho, then anaturwanirira. Ndumva abantu bahita bamenya Jado hose. Nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu we, nabaho sindabona umuntu umeze nk'umwami wanjye, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu. Ninde wasa nawe,
ninde ngaho nazambwire ninde wasa nawe ninde ngaho nazambwire nabaho sindabonayo umuntu umeze nk'umwami Yesu nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu we. nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, kandi kuko uko ni ukuri. Nawe ndahamya ko uko yakwigaragaje nta muntu wamugereranya nawe. Twagiye noneho JADO Sinza muri siro wawe. Iyo mbyutse mu gitondo gihumeka nami binyereka urukundo rwawe. Iyo ngenda munzi numva ukuboko kwawe kungose impande zose, ndanezerewe mu mutima wanjye kuko mfite umwami undengera. Njye mfite amahoro n'umutekano muri we, araturwanirira niwe ngabo yacu Yesu araturwanirira. Yesu araturwanirira n'abaratuzi nizo tutazi. Yesu we atubera amaso buri munsi. Yesu niwe ngabo Yesu araturwanirira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndumva ko ibyo byose mwumvise JADO Sinza uwo ari we ku mpande zombi, yaba nk'umuhanzi ari gukora muri kariyeri solo, atari muri korari, ari no muri korari Silowamu, kandi byombi arabihuza. Turaza no kumubaza ukuntu abihuza. Nigeze kubona hari indirimbo ufite, mbere ko twinjira mu ndirimbo akora hano muri Social Joy Studio, yiririmbe nta kibazo, tubanze turamyeho Imana, tubanze tuvuga Imana n'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo, ubundi dukomeze no muri za ndirimbo wakoreye ahangaha. Amen. Imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura, natabitswe n'ibyaha byanjye, ankuramo arankiza. Nari mwisayo y'ibyaha aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye none aramurikira. Natinze cyane kwitaba Yesu amagaraga, nari niringiriye ijambo rye. Yesu ankuraho ibyaha, nari mwisayo y'ibyaha aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye none aramurikira. Yaje kunkiza gifite inkovu nyinshi z'amahwa, n'iz'icumu n'iz'imbereri, mpimbaza urukundo rwe. Nari mwisayo
y'ibyaha aramfata ansayura nari mu mwijima ukomeye none aramurikira none mpora mu mahoro umutima ni muzima ariko icyatumye umwami wanyancungura akanyiza sinkizi none mpora mu mahoro umutima wanjye ni muzima ariko icyatumye acungura akanyiza sinkizi ariko icyatumye acungura n'uyu munsi haleluya ariko icyatumye acungura Leopold aravuze ngo ni urukundo rwayo akanyiza n'urukundo yego ariko icyatumye acungura n'urukundo yankunze ariko icyatumye agucungura n'urukundo yagukunze wari mwisa y'ibyaha aragufata aragusayura wari mu mwijima wibuka umwijima wahozemo none Yesu ashimwe haleluya wagize neza wari mu mwijima umwijima ukomeye none uwo mwami arakumurikira twari mu mwijima w'icuraburindi none aratumurikira Yesu ashimwe cyane none mpora mu mahoro umutima ni muzima ariko icyatumye acungura n'urukundo yankunze we Imana ishimwe cyane Yesu yagize neza kuducungura kuko ni urukundo rwamuteye kuducungura ngo rwatumye aca bugufi aza gushaka nanjye nshaka nayo mpamvu muri iki kiganiro utarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe please turakwinginga kugira ngo mwakire kandi nyuma ndabizi neza uzabona kutibeshye utahutse umuvandimwe n'abarembye ngo muri Yesu Kristo hari ubuzima ararimba ngo hari ubuzima iyo lele muri Yesu hari ubuzima niho hari imibereho nyamibereho niho hari ubuzima nyabuzima ubuzima butazima ubundi buzima bwose burazima bukarangira ariko muri Yesu hari ubuzima butazima Imana ishimwe cyane rero Yesu yancunguriye ku giti kandi abohora umutima wanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze haleluya haleluya dusubiremo ngo Yesu yancunguriye Yesu yancunguriye ku giti kandi yabohoye umutima wanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha yazize ibyaha yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha yazize ibyaha yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha
byanjye. Yesu yazize ibyaha byacu rero kandi yaremeye aca bugufi araducungura. Jado rero twinjiye mu buhanzi, ubundi ngeweho nagize amahirwe ndakuzi ukiri na mutoya, turaziranye ubuhamya bwa burandabuzi cyane, ariko aba badukurikiye bakeneye kumenyaho gato ubundi winjiye mu buhanzi uti, cyane kuri muri bamwe cyangwa se muri bake babutangiye bakiri abana mu bijyanye n'imyaka. Nanjye urakoze cyane ariko nanjye ndakubaza. Nta kibazo. Ngiye kukubaza, urabizi nyine uranzi ndi muto cyane, abatabizi nyine twakuriye ahantu hamwe. Okay, we yari mukuru ariko ngiye bari bakuru bacu. Ndashaka kubaza, nkiri umwana muri twagiraga korali yitwaga Gatama ka Yesu, uranyibuka? Ndakwibuka. Ushobora kunyibutsa nk'ibintu waba unziho icyo gihe, wenda kuko njye naragira wenda ubwenge bwinshi cyane, hari nk'ibyo ushobora kunyibutsa waba wibuka cyangwa ntabyo? Nibyo abanyarwanda bajya babanga amarenga y'uruhara n'amasoso. Icyo gihe n'ubundi nabonaga amasoso y'uruhara ufite none. Sinzi niba mu Kinyarwanda urasa nk'umbwira uti wenda hari nk'akantu nkuziho wenda se kameze gutya. Okay, nabonaga n'undi ukunda kuririmba, ufite iyo mpano, ariko n'umwana ufite discipline. Kuko umubyeyi wawe nakwemerera kutagira discipline, mama bitangaza. Yarazi gutanga uburere bye, ariko mbona ko muri abana bumva ufite discipline, ariko ubona ko ufite ishyaka ryo kuririmba. Rero ntibyantunguye, ariko birashoboka abandi bafite amatsiko. Bari kuvugamo uburyo tugicuranga akagoma byari bimeze bite? Hari akadefile twakoraga muri eglise kera yangu byo nabona bitekerezo cyane byibuka. Okay, reka ndeka kugutinza. Warumbajije ikibazo kigendanye n'ubuhanzi, nabwinjiyemo gute? Nk'uko babivuze nyine nabikunze nkiri mutoya, n'impano nayibonye ndi muto, ariko rimwe na rimwe ntabwo wabisobanukirwaga neza, kuko iyo nabaga ndi muri classe inshuro nyinshi turi kwiga nabaga ndi kwicurangira ngewe pupitre nyine. Wasangaga ndi gukora beat, mwarimu twahoraga nyine tubipfa, ariko se wowe urucuranga n'iki? Ariko nyine buri gihe nashidukaga nyine ndi gucuranga ingoma muri korali y'abana, nkacuranga twatugoma tw'uruhu kera. Ahandi ni ndumva yewe ngeze ni Kigali ba Leopold baratubonye ducuranga ingoma. Wa munyakenya bigisha buriya badufashe badushyira umunyakenya, ariko biturutse nyine kuri talent babonaga nyine iyo gucuranga. Ariko noneho gucuranga bihita, narabikundaga cyane kuko na piano narayigaga kwa Aimable. Ariko mu by'ukuri maze gutangira kwiga ingoma, njye niyumvagamo kuririmba cyane, ku buryo n'ubundi nacurangaga ingoma ariko bakanyigisha cyane, ariko petit frere akandusha pasteur. Ariko twagera mu byo kuririmba nkumva njye niho hantu ndi kwisanga cyane. Nza kubona ko rero byarangiye utazimenye se nk'umurogo y'imo gato, byarangiye utazimenye cyangwa nazo urazizi no kutazicuranga? Nari naramenyeho nyine dukeya kuko nahise nzireka, ariko nakozeho n'ibiraka. Wakoze ibiraka wacuranze? Naracuranze, twaracuranze da. Uziko nageze njya gutera ikiraka ku Kinamba, bajyaga bampa 1000, burya najyaga mbatoroka muri salamu nkajyayo nkacuranga. Numva rugeze kure, urumva byari byatangiye kuza. Ariko kubera no kuba muri salamu habamo abateri navuga ngo babizi cyane, urumva bari bazanye n'umuntu witwaga Jemo, yari yaturutse muri Kenya. Ntabwo ari kubapfunyikira ngo bikunde, nabo ba Leopold urabona ntibapfa kubapfunyikira. Yego, Leopold ni dirija we. Nuko rero mpita mbivamo, mbona ko ibyiza ariko naririmba, nuko ninjiye mu buririmbyi, ariko narabikundaga. Nangira kuririmba, Jesu yajyaga aza kutwigisha muri salamu. Nka Zeke uwo bita Zeke, sinzi niba abantu bamuzi muri salamu, na ba Bosco Nshuti nibo bari abaririmbyi cyane icyo gihe. Iyi nk'umwe iyo yasibaga nabaga naraburutse ibintu byose atera, kandi nabikora
bagahita bakoma mu mashyi bose batuye umwana rwose bito bigaragara rero impano nuko ninjiye mu bintu byo kuririmba bigenda bikura. Wow, na n'ubu ngubu uracyabirimo. Aha, reka turirimbe nyuma ndaza kubaza uburyo uhuza kariyeri solo na korari, ariko turirimbe noneho mu ndirimbo wakoreye hano duhere Leopold ataracuranga indirimbo numvaga nyine nifuje kumushimira igihe cyose tumaranye. Leopold kabisa ni imfura, ni imfura, ni wa muntu mudashobora kugongana. Urabona tubana muri korari then tukanahurira no mu muziki bisanzwe, ariko ni umuntu mwiza cyane. Ni umuntu navuga ngo uri supportive nyine, ufasha, ushyigikira. Ndamushimira nyine. Kandi ikindi cyiza cye, iyo buri gihe nazaga gukora indirimbo hari amayide yagiye ampereza kandi bikabyara umusaruro. Yaba iyi ngiyi tugiye gukora, ndibuka uburyo nayizanye imeze n'ukuntu twayihinduye icyo gihe, ndetse n'izindi zose twakoranye. Rero numvaga nshaka kumwaturaho nanone umugisha imbere yanyu, nkavuga ngo Imana imuhe umugisha. Ahantu muri abantu bagiye bafashwa n'izi ndirimbo, iyi ndirimbo tugiye kuririmba niyo ifite views nyinshi mu ndirimbo ngira kuri channel yanjye. So bivuze ngo ni indirimbo y'umugisha. Abantu benshi bazi ko ndategereje wenda ariyo, ariko ndategereje iyi ngiyi irayirusha ama views. So Imana ihere Leopold umugisha, rambura ikiganza. Yego rwose Leopold umugisha, ariko umugisha nagusabira kandi umugisha ni ukuri. Rero reka nkubwire, umugisha uraza. Hari umukozi w'Imana umwe duherutse kuganira ejo bundi, twari twamusuye nyine, arangije avuga ijambo ryanyubatse cyane. Yadushimiye Imana kubw'imirimo Imana yari yakoze mu muryango we. Arangije aratubwira ngo ibi byose biva mu murimo w'Imana, ngo burya kuko n'umuntu nawe ukora ibintu bikomeye cyane. Aravuga ngo burya iyo itorero rirambuye ibiganza, kuko hari nk'igikorwa yakoze abantu muri stade umunsi umwe bose barambura ibiganza, baravuga bati uyu muntu Imana imuhe umugisha muri stade yarakuri Yerika. None aravuga ngo rero ngo muri biriya biganza byose bivuga ngo Imana iguhe umugisha, ngo ntago haburamo ibyejejwe. Rero mu bantu bose bagusabira umugisha ntago haburamo abantu nyine b'abanyamugisha, n'ubundi batura umugisha ukagera ku muntu no kuvugwa neza ubwabyo n'umugisha. Rero twatuye umugisha ahantu mu izina rya Yesu. Ngewe iyo ndi kubona ino studio ya Leopold, ngewe singiye guhanura, sibyo? Ariko nishake nanahanure. Mu kwizera dushobora guproject ibintu cyangwa tugategeka ibintu bikaba. Ngenda mwifuriza ibintu bidasanzwe, ahantu hazabera umurimo ukomeye, ukomeye cyane. Mbivuze ukuntu ndi kubyumva mushobora kutabishyikira, ariko ndi kumva nyine mpifuza studio idasanzwe kabisa, ku buryo n'umuntu uzajya yinjiramo wese azajya yumva twiririmbire. Imana izabikore rwose. Yego. Umva rero agiye kuririmba iyo ndirimbo, abanje gusabira umugisha Leopold, imwe mu ndirimbo wakoreye ahangaha. Gota niho naboneye imbabazi, yogori gota nahaboneye umugisha, niho naturiwe imitwaro, niho naboneye
agaciro. Yo, 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 yo. Nahaboneye umugisha mu gashyambiro igihe gisohoye ya mibabaro warayirebaga urapfukama urasenga mwami wanjye we igihe cyari gisohoye ngugambanirwe mu gashyambiro igihe gisohoye ya mibabaro warayirebaga mwami urapfukama urasenga mwami wanjye we igihe cyari gisohoye ngugambanirwe ngo njyewe umwana w'umuntu mpabwe imbabazi unyunge n'Imana yo 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 igihe cyari gisohoye gucungura itorero urigura amaraso yawe y'igiciro. Igihe cyari gisohoye ngo wambike ubusa ushinyagurirwe uterwe amacumu. Igihe cyari gisohoye ngo unyure muri ya mibabaro. Cyari gisohoye ngo werekane rwa rukundo wadukunze we rumwe rwakuzanye ngo twebwe abana b'abantu tubabarirwe utwunge n'Imana yo 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 Sinza kwibagirwa Golgotha sineze kukwibagirwa Golgotha sinza kwibagirwa Golgotha sineze kukwibagirwa Hallelujah, 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 hallelujah. Nakugiriye umugisha gori wabambwe umwami wanjye. Mu gitondo cy'umuzuko cya gitare cyarahiritswe mu museso wa kare yo kubw'imbaraga zawe Yesu. Inkuru zikwiriye Yerusalemu yuko umwami Yesu yazutse bimenyekana no muri ya midugudu Galilaya, Yudaya nini. Inkuru zikwiriye Yerusalemu yuko umwami Yesu yazutse
no muri ya midugudu Galilaya Yudaya n'indi ndetse n'iwacu byarageze yuko umwami wacu ataheze mu gituro we ndetse n'iwacu zarageze yuko umwami wacu ataheze mu gituro ndetse n'iwacu mu Rwanda no mu yandi mahanga umwami wacu yaheze mu gituro yuko umwami wacu ataheze ntiyaheze mu gituro haleluya yuko umwami wacu yuko umwami wacu ataheze mu ibyishimo dufite y'umunezero nuko umwami wacu ataheze muri aya mahoro mutubonana nuko umwami wacu ataheze nuko umwami wacu ataheze mu gituro yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza tubera ko Yesu ari umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza tuvuga ko Yesu ari umwami. hari korasi twabaga turirimba kera ngo yaratsinze Yesu yaratsinze umwami w'abamaza ahora ku ngoma iteka yaratsinze Yesu yaratsinze umwami w'abamaza ahora ku ngoma iteka we no kwa Kayafa yaratsinze Yesu yaratsinze umwami w'abamaza ahora ku ngoma iteka we azahora ari umutsinzi azahora ari uwo kwizerwa umwami w'abamaza ahora ku ngoma iteka yaratsinze Yesu yaratsinze we umwami w'abamaza ahora ku umwami w'abamaza azahora umwami w'abamaza ahora ku ngoma iteka we. Bana ishimwe cyane Yesu Kristo yaratsinze kandi ni umwami niyo mpamvu urasabwa kumwizera ukamwakira nk'umwami kandi ukamwakira nk'umukiza. Amen. Hari abantu bahitamo kumwakira nk'umukiza gusa kandi abo nk'umukiza bakamwakira igice kimwe cyo gukiza indwara ntabakiza ibyaha ariko bagatinya kumwakira nk'umwami. Iyo umwakiriye nk'umwami ni uko wemera akagutegeka akakuyobora ukagendera mu bwami bwe kuko umwami ntasuzugurwa ahubwo umwami abantu baramwumvira bakagendera mu by'ubwami bwe buvuga. Ubwo mwakire nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ishimwe cyane rero twagiye tugaruka ku ndirimbo ubona zigaruka ku nsinzi ya Yesu kuzuka ukwitanga kwe. Iyi ndirimbo ifite ubuhe butumwa uyihimba ifite amateka ki mu magambo make JADO? Murakoze cyane nkuko mwabyumvishe indirimbo igaragaza agaciro kacu agaciro k'umukristo ahantu kavuye mu mibabaro y'umwami Yesu kavuye mu rukundo yego kandi kari karimo yaje azanye intsinzi y'abera intsinzi y'abantu bose bazamwizera. Inkuru ziwe zaramenyekanye hose ko kuza kwe gukiza abantu
byamenyekanye mu mahanga yose yuko icyo gihe hari ubuzima bushyashya twakiriye. Ijambo ry'Imana ryo riravuga araho rigaragaza ukuntu umwenda wari ukingirije ahera wadutandukanyaga, utaratumaga twegera ahera h'Imana, watabutsemo kabiri umunsi uwo mwami wacu yamaraga gutanga. nanjye kuvuga ibindi bintu mwami aratanga, bikagaragaza uburyo twese tugira agaciro, twemererwa kwegera ahera, twemererwa ibindi bintu tutari twemerewe byinshi ntarondora aka kanya, ndetse izo nkuru zihita zigenda cyane zihuse kugeza ubwo zageze n'iwacu mu Rwanda. Yego, yuko umwami wacu ataheze mu gituro. Kudahera mu gituro kwiwe byari bisobanuye yuko natwe abanyamahanga uyu munsi twemerewe kwegera, cyangwa se duhindutse abana b'Imana. Muri make ni nk'ibyo. Yego, ujya kuyandika rero wakuruwe n'iki, watewe n'iki kwandika mu kubwo butumwa? Hari amateka amwe, hari indirimbo yabifite, niyo wahereyeho se uririmba? Ntabwo ariyo. Ibyo ari byo byose haba habayeho nyine gusoma ijambo ry'Imana, ukagira inspiration divine, umekirwa n'Imana. Yego, Imana iguhe umugisha. Reka turirimbe cyane kuko uri umuririmbyi, turishyeho n'indi. Cya kibazo ndaza kukikubaza nyuma, nazigamye. Nta kibazo rwose. Ongera wivuge bamenye kuri Mana, ongera wivuge bamenye kuri ntwari, ongera wivuge bamenye kuri umunyembaraga. Yesu ngwino wivuge, mwami ngwino wiyerekane. Yesu ngwino wivuge, mwami ngwino wiyerekane. Ngwino mbaraga zawe wivuze hejuru y'urupfu mwami wanjye. Satani yarazi ko akunesheje, ibyawe birangiye. Ndetse bategeka abasirikare ngo baze ku gituro cyawe bagucunge neza. Bagucunge neza cyane. Ariko nyuma y'iminsi 3 gusa werekana ububasha n'ubushobozi bwawe. Ariko nyuma y'iminsi 3 gusa werekanye ububasha n'ubushobozi. Wivuze hejuru y'urupfu mwami wanjye. Satani yarazi ko akunesheje, ibyawe birangiye, bishyizweho iherezo, bishyizweho iherezo. Ariko yaribeshyaga we, yaribeshyaga cyane. Ndetse bategeka abasirikare ngo baze ku gituro cyawe bagucunga neza cyane. Ariko nyuma y'iminsi 3 gusa
werekana ububasha n'ubushobozi bwawe mwami intsinzi yabera nguko uko yabonetse we intsinzi yabera nguko uko yabonetse ongera wivuge mwami ongera wivuge bamenye kuri Imana abatakuzi bakumenye bamenye ko ushoboye byose ongera wivuge bamenye kuri umunyembaraga Yesu ngwino wivuge mwami ngwino wiyerekane ibidasobanutse ubisobanure ibidafite ubuzima ubihe ubuzima ibidasobanutse ubisobanure ibidafite ubuzima ubihe ubuzima ngwino 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 Yesu we ngwino 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 ugira icyo ukora mwami ni wowe wenyine ubishoboye ibyatunaniye urabishoboye mwami wanjye oh ngwino 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 Yesu ngwino wivuge mwami ngwino wiyerekane ngwino wivuge Yesu ngwino wiyerekane. Yesu niyongere yivuge niko dusenze iryo ni isengesho urumva ko ni indirimbo y'isengesho nawe udukurikiye turifuza ko Yesu yivuga ku buzima bwawe kubikugose akabigiraho ijambo akabitegeka ariko kandi nakagutegeka ntugashaka ko ategeka ibikugose ngo weho wanga kagutegeka ahubwo jya ubanza wemera gutegeka bityo n'ibindi ategeke yego indirimbo ko mva ari isengesho yabihuye na STUDIO-LEOPOLD yenda wari urimo bigatuma uhimba iyo ndirimbo cyangwa gusa wayihimbye kugira ngo ifashe n'abandi mu rusange ariko atari situation. Okay. Murakoze ndibuka iyi ndirimbo nyikora nari mfite concert nateguraga concert yanjye ya mbere mwibere kuri Dove kuri Dove hanyuma rero nari mfite no sinzi niba abantu babizi ariko concert ziravuna kuzitegura biba ari ibintu bimeze nk'umutwaro uremereye wikoreye ariko kandi umutima ukagusaba kubikora kandi wenda bisaba kwizera kwinshi ubushobozi ari bukeya yego rero bijya bisaba gusenga Imana cyane bigusaba gusenga ukanizera so mu masengesho rero ni byari bikaze icyo gihe pe byari bikomeye yari concert mbona yari indenze icyo gihe ariko nkumva mfite kwizera mfata ibihe rero byo gusenga Imana muri ibyo bihe rero dusenga ngira umugisha nyine nkuko nababwiye ngira ababyeyi nyine tugafata ibihe tugasengana ikintu tukagisengera kugeza nyine tubonye Imana igisohoje so mama rero icyo gihe yanzaniye abandi bagenzi be b'ababyeyi abakecuru nka babiri dusenga Imana nyine turi gusenga rero umukecuru azamura isengesho rikaze cyane tugira ngira wivuge ati data ngwino wivuge ongera wivuge bimenyekane kuri Imana ongera wivuge bidasobanutse bisobanuke ongera wivuge bamenye kuri umunyembaraga yeba mbega isengesho ndafashwa cyane ako kanya ari kudusenga nibwo nahise mpimba iyo ndirimbo okay nizanira uyu mupapa rero ashyiraho amavuta yiwe umva ko mufite n'ikintu muhuriyeho cyane kabisa muri n'abana b'abatambyi mwembi turakundana cyane muri n'abana b'abatambyi cyane Radio Paul umubyeyi we pasiteri nawe umubyeyi wawe ni pasiteri umva ko rero abana b'abatambyi bombi bahuye iyo migisha iba yahuye yego ni byiza cyane Jado turi ku musozo rero
nigeze gukomoza uri umuririmbyi muri korali Soloam, uri umuririmbyi muri New Melody, uri umuririmbyi nawe ubwawe muri kariyeri solo. Ibyo bihuza ute kandi byangirize ubuhanzi bwawe kandi ugakiranuka no muri ayo matsinda? Okay, murakoze cyane, nkunda kubivuga. Icyambere ndashimira ayo matsinda Soloam na New Melody. Ni umuryango wanjye. Soloam barandeze n'ababyeyi. Navuga ngo nshaka ko navuga ngo ni ba nyogokuru ahari. Niyo Melody nabo bakaba umubyeyi. Ukunda mama cyane. Kuki ubyerekeje kuri nyogokuru ntuvuge sogokuru? Nshaka gukunda mama cyane ariko ni ariko abantu bose bakunda ba mama. Umuntu wize psychology bakunda ariko leta abyumva. Njyana kuri Soloam ni ababyeyi na New Melody bose n'ababyeyi. So ntabwo kuba impano yarakuze tukayikoresha no mu bundi buryo, ntabwo bivuze yuko umuntu yareka isoko. Ikindi ndabashimira ko nyine badufasha, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kubihuza ibyo bintu ko ari bitatu pe. Rwose hatabayeho nyine kumva umwana kumworohera, ushobora kumworohera mu gihe byabaye ngombwa wenda se ko kubera izindi nshingano abagize nyine ukamwumva. Icyo ni ikintu nabakundiye cyane, baratwumvishe hanyuma bituma bitworohereza kuhaba hose. Umusanzu wenda tugomba gutanga mu rugo nyine mu babyeyi, natwe tukagerageza kuwutanga kandi ni umugisha, biratunezeza. Ni ubwo buryo rero mbasha kubihuza kuko baradufasha, bidufashamo nabo. Yego. Ikindi ni ubwitange. Isa kwigomwa. Noneho ubu uri mu buhanzi, indirimbo zawe zimaze kugera hanze nyinshi zitandukanye. Hari umusaruro spirituel w'umuryo w'umwuka wavuga ngo namaze kubona? Hari abantu bihanye ku bw'indirimbo zawe, hari abantu baguha ubutumwa bati twakomejwe n'indirimbo zawe. Ni umusaruro spirituel umuryo w'umwuka nshaka cyane. Hari waba waramaze kubona? Ndabubona cyane. Yewe navuga ngo nshaka kuba narabaye n'umubyeyi nkiri muto. Kubera abantu tuba twarabyaje ubutumwa bwiza. Rwose pe mbivuze gutya ntabwo abantu bashaka kubyizera, ariko ubu mba mfite nk'abantu navuga ngo bamfata se gute, bamfata nyine nka mama. Bafite ikintu bafite icyo banyigiraho, babinyereka, bankunda, banyereka ko ibyo nkora hari ahantu byabakuye n'aho byabagejeje, ndetse bifuza inama n'ikindi cyose Imana yadushoboza giturutse muri twe kugira ngo barusheho nyine, bwaba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo busanzwe, music cyangwa se imiririmbire n'iki. Ibyo ni ibintu tuba twaragiye tubona. Hari n'abandi tuba tuzi bakijijwe bitewe wenda no kubona uri mu murimo se, uri umusore, bikagira icyo bimufasha. Yego. Rero navuga ngo barahari. Hari uranyibukije, hari umuntu wegeze aba muri Amerika, yigeze afashwa n'indirimbo yanjye, arampamagara, yanyandikiye kuri Facebook, arambwira ati nafashijwe n'indirimbo yawe ku buryo bukomeye cyane. Narindi mu bihe bibi, ariko indirimbo yawe narayumvishije, numva ibitekerezo nari mfite bitari byiza birahindutse, numva ibihe bidasanzwe nanone biragarutse. Arambwira se ni ikihe kintu nagukorera? Yankoreye ikintu gikomeye cyane. Okay, nubwo nakimusagiye, yaravuze ati byanze bikunze mfite kugira ikintu nkora. Ibyo rero byanyeretse ko bwa butumwa nyine dutanga rimwe na rimwe wenda wumva ari ibintu biri aho byawe bisanzwe, bigenda bikagera kure, bikarenga aho watekereza, cyane cyane iyo bishorewe n'imbaraga z'Imana no gusenga. Yego. Ni ikibazo cya nyuma, uri umusore cyari mutoya winjiye mu buhanzi. Hari abo tubona babyinjiramo mu minsi mike bagatangira kumanura ipantaro, genda rwose ubona yenda gutakara, akabona imyitwarire yahindutse, atangiye kwitwara nabi. Wowe ubashije kubimanaginga, ukubaye no muririmbyi muri korali, kuba korali kigufite nuko byanze bikunze kubona imbuto nziza. Nubuhe butumwa wabwiye aba basore
abahanzi ariko si n'abahanzi gusa ugiye n'ubutumwa abasore kuko niba twagize umugisha ukakira agakizo uri muto ukabikuramo ukabukomeje no gukorera Imana ugire ubutumwa uhana abakiri batoya abasore ubundi mu kanya dusoza. Murakoze cyane. Ntabwo ndi butandukira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ndetse amategeko y'Uwiteka arayibwira ku manywa na nijoro. Sinavuga njye amategeko, uwo muntu yibwira ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Iyo ubitekerezaho ubwaryo rirakwigisha, rikagucyaha, ibyo ngiye ntakubwira nicyo rishobora kubikubwira. Njye nshobora kuvuga rero nkanjye simvuge neza, ariko ijambo ry'Imana ni indorerwamo bashobora kwibonamo bakabona nyine uko bari, kandi ikanabereka icyo bashobora gukosora. Urabona iyo wireba mu ndorerwamo byanze bikunze ubonye ko hano utameze neza, nta yindi mpamvu yo kwireba mu ndorerwamo no gukuraho kunoza ibidatunganye. So bagendere mu ijambo ry'Imana, barumuna banjye cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye muri rusange. Imana izabayobora. Murakoze. Yego, indirimbo zawe usanga zigaragara hehe rero munazishatse kuzireba kuzumva? Murakoze cyane. Kuri channel yanjye yitwa JADO Sinza. Ikindi regana n'abakoreye filime ntabwo ari indirimbo gusa. Nambaye umupira ndetse ndategereje babonye. Hariho filime bazayibona kuri channel yanjye yitwa Ndategereje, nayo yabyawe n'indirimbo n'ubundi yanjye yitwa Ndategereje. Ni filime ya Gikristo igendanye n'iyo ndirimbo gusa, cyangwa izaba uruhererekane ukomeze? Izaba uruhererekane, ariko izaba ifite umutima umwe. Umutima ni gutegereza Imana, nubwo ubuzima wenda buba ari burebure, ariko uburyo wategererezamo Imana kugeza igihe nyine usingira icyo umwami yagufatiye. Murakoze cyane. Urumva ko injira mu yindi kariyeri ya filime, n'ubutaha tuzabiganiraho by'umwihariko yanasohotse. Tugiye gusenga, ndifuza ko mu kanya uza gusengera abantu badukurikiye, basabira umugisha, kandi by'umwihariko usengere n'abatoya. Ariko kugira ngo winjire mu mwanya wo gusenga neza, nagize amatsiko y'indirimbo watangiriyeho, uririmba igitero na refrain, igitero na chorus. Indirimbo wumva watangiriyeho bwa mbere uvuga ngo ndanditse. Ko mana ntujye muzo mu gatama, ntujye muri za kwari y'abana zirazo zihore n'iza kera. Donc uvuga uti ntangiye kubyinjiramo, ndumva ashaka umuhanzi, noneho ndanditse. Hari shaka ko ya mbere nanditse nk'umuhanzi, kuko nabanjije kwandika na testing. Rega buri Imana ibitwigishiriza no mu murimo, sibyo? Iradutoza, kuko iyo gushyize ahantu uri, Imana iri kuba gutoreza uyu munsi, wenda ntubizi ejo, ariko hari impamvu yagushyize. Ushobora kuzahagarara ahandi hantu bitewe na training iri kuguhereza aka kanya. So ngiye rero iza mbere yazimereye n'ubundi mu murimo, muri Siloamu, muri New Melody. Nyuma noneho ntangira noneho kubikora ku giti cy'Imana, nk'uko bivuze natwe nta giti cyacu tugira. Nose hari igiti twashinze hano mwese ni icy'Imana. Ariko urambaza rero niba ariyo muri Siloamu cyangwa niba ariyo natangiyeho ngiye nk'umuhanzi. Efati yo watangiriyeho, nkuvuga ngo ukuyemo zo mu bana, hari mu gatama. Indi watangiyeho uvuga ngo ndanditse. Nishaka ibe muri Siloamu cyangwa Niba cyangwa se ariyo wahereyeho naririmba. Ariteropo ubu ni Siloamu nshobora kubona natangiriye ku ndirimbo yitwa Kwiringira Imana. Niba ariho wahereye, ndumva ariyo yaje mbere y'izindi. Naba naragiye ntanga. Leopold nagucurangireho gato gatero na refrain, ubundi usengera n'abantu. Kwiringira Imana ntako bisa, oya. Kwiringira Imana ntako bisa, oya. Hahirwa umuntu yiringira akayizera, hahirwa umuntu yiringira akayizera amanywa nijoro.
Imana ntako bisa, oya. Kwiringira Imana ntako bisa, oya. Hahirwa umuntu yiringira akayizera, hahirwa umuntu yiringira akayizera amanywa n'ijoro. Murakoze cyane. dusenga. Reka dusabe umugisha. Imana turagushimiye cyane, tugushimiye urukundo rwawe. Twahoze tururirimba, ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ngo aravuga ngo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira uducumu tw'abanditsi, ngo hanyuma bakandika ku bicu, ibicu byabaye impapuro bakandikaho iby'urukundo rwawe. Aravuga ngo ntabwo babirangiza, ntibabimara. Natwe ntitwabivuga ngo tubirangize, ntabwo twabasha kubivuga uko biri, ariko ikiriho cyo nuko dushima, ikiriho cyo nuko tuzirikana, kandi twahisemo kuba mu rukundo, twahisemo kurugenderamo, kubera ko ari rwo rwaduhaye ubuzima, ko ari rwo rutubeshejeho. Turagushimiye rero kubw'urwo rukundo. Turi ahangaha twatuye umugisha ku bantu bari badukurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha muri rimwe yararindira ngo imigisha yose yo mu gakiza kw'Imana kubw'ubuntu ubundi twarayihawe. Ngo twayihawe mu gihe twihana ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Uyu munsi nanone kubera ko dusobanukiwe nanone ko twayihawe, twatuye kuyisingira. Turatura ku bantu bawe badukurikiye uyu munsi ngo basingire icyo wababwiye, basingire icyo wabafatiye, basingire umugisha wabageneye, basingire amahoro, basingire ibyishimo, basingire umunezero, basingire kubaho ubuzima washatse ko babaho, kubera yuko kubisobanukirwa bakabimenya bibahereza kuba mu bundi bwiza budasanzwe. Ibyo tubibatuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye Source of Joy, iyi studio, kugira ngo nayo ikomeze yaguke cyane, birenge ibyo dutekereza, birenge ibyo twe twifuza, ahubwo bibe mu bushake bwawe, ibiri mu mugambi wawe. Kandi turabizi ko ari ibyiza, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ibyo wibwira uzatugirira ni ibyiza, si ibibi, ni amahoro, si ibibi. Ibyo ngibyo wibwira kuri Leopold n'abantu bakorana ahangaha, tubatuyeho nabo umugisha wawe, kugira ngo ukomeze kubabaho. Turasoje iki kiganiro. Umuntu wese uri bukirebe cyangwa se uzakireba, mu izina rya Yesu Kristo azakire ihumure, azakire ubutsinzi buri muri wowe, azumve waruremerewe aruhutse. Nibyo twatuye. Ndetse n'utarakizwa, utarakwizera, urabishoboye ko yakizwa, urabishoboye ko wamuhindura, urabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, ukomeze kubana natwe muri byose ku bwa Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Arakoze cyane rero. Dushimiye JADO Sinza. Mwumvise ko Sinza bivuze sinzabyibagirwa, ni amagambo ahinnye ya Sinza, ariko ifite n'icyo bisobanuye mu rurimi rw'Ikigande nibagiwe. Hajya no kuramya no guhimbaza. Sinza guhimbaza, bagitahimbaza. Ni himbaza. Nshimiye kandi Leopold, ntabwo yavuze byinshi kuko kuvuga kwe kwabereye kuri piano. Mujye muzana indirimbo abakorere. Mwumvise ko abo yakoreye bari kushima Imana, bavuga imirimo n'ibitangaza. Turabashimiye rero, mbasabe mukore subscribe, mukanda aho ngaho hatukura. Icyo mukoze ni iki? Mudushyigikiye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, bituma ibiganiro nk'ibi iyo bigiyeho muhita mubona imenyesha cyangwa se notification, bigatuma rero muhita mukibona nk'ako kanya. Imana umugisha rero, niba byafashije bisangize n'abandi, wibyihererana kandi ari byiza kuri wowe. Turabashimiye rero, mukomeze mugire amahoro Imana. Bye bye.